السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, we murezi w'ibiremwa byose, impuhwe ze n'imbabazi ze ndetse n'amahoro ye nabigeze ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira ku munsi w'imperuka. natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Bavandimwe, nshuti, dukomeje kuganira ku mateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bihe bye bya mbere yo guhabwa ubutumwa ngo abugeze ku bantu bose ku isi. Uyu munsi reka tuganire ku gikorwa gikomeye cyane yakoze amaze kugira imyaka y'amavuko 35. Kaaba, iriya nyubako ya mbere yubatswe hano ku isi kugira ngo abantu bajye bayisengeraho bayigaragiraho Allah subhanahu wa ta'ala, yigeze kugeraho ikenera gusanwa kubera yuko yari yangiritse cyane kubera imyaka yari imaze. Ndetse muri icyo gihe Rasul sallallahu alaihi wasallam amaze kugera ku myaka 35 haje kuza isuri n'imyuzure byinjira mu musigiti aho Kaaba yubatse, hanyuma ishigishwa n'iyo myuzure ndetse n'iyo suri. Abakuraishi bagira ubwoba bw'uko Kaaba igiye gusenyuka burundu, noneho bafata umwanzuro w'uko bakwiriye gusubira mu nyubako yayo ubundi bushya. Barayisenya rero, ariko ikitarakozweho n'iyo suri, ikitarakozweho n'iyo myuzure ni umusingi wayo. Wowo nuriya wo kuva igihe cya Nabi Ibrahim alayhi salam, nawe kandi yaje asangaho. Barubaka, ndavuga abakuraishi, abantu ba Maka, bageze ahagomba kujya ririya buye ry'umukara, impaka ziba urudaca hagati y'inda z'abakuraishi. Burinda ivuga iti ntibishoboka, ni twebwe turi bukire ririya buye mu mwanya waryo. Izo mpaka kandi mu kuri zifite ishingiro, kubera yuko gushyira iryo buye mu mwanya waryo ari icyubahiro gikomeye cyane kuwaba yarihashyize. Nibuye ritari mu mabuye y'ahangaha ku isi. Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira yuko ari ibuye ryavuye muri Janna, usibye ko n'ibipimo byakozwe mu buryo buri scientific ubu ngubu byemeza ko atari ibuye, byemeza yuko atari ibuye ry'ahangaha ku isi. Ariko si cyo cyonyine, icyubahiro cyaryo nuko Allah subhanahu wa ta'ala yategetse yuko riba mu bigize inyubako ya mbere ku isi igomba kugaragirwaho Allah subhanahu wa ta'ala
no gusengwa. Ni icyubahiro gikomeye cyane ku muntu warishyira mu mwanya waryo. Bagiye impaka rero abakoresheje urudaca, ndetse inkota bari hafi kuzikura mu rwubati, kuko impaka zamaze iminsi 3 yose hafi kugera kuri 4. Bari hafi rero gusubiranamo ngo batemane yicane. Umwe muri bo abagira inama, aravuga ati mu gihe tukiri muri zino mpaka, kugira ngo tuzikemure, reka dufate icyemezo kizima. Umuntu uri bwinjira ahangaha mu musigiti wa mbere, tukiri ahangaha, aba ari we duha uburenganzira bwo kudukiza. Icyemezo ari bufate, icyo ari buvuge, aba ari cyo twese twemera. Nuko rero bose barabyemera, bati icyo nicyo gitekerezo kizima. Barangije kucyumvikanaho, abari aho ngaho bagiye kubona abantu Muhammad sallallahu alaihi wasallama niwe wa mbere winjiye. Bose babwira icyarimwe bati niwe wa munyakuri, niwe wa mwizera twese twemera, wa mwizerwa twese twemera, niwe winjiye. Ati byagenze bite? Bati twari tugeze aho impaka zikaze cyane zo gushyirwa mu mwanya waryo, dukize rero. Mbere yuko rero mvuga ukuntu yabakijije sallallahu alaihi wasallam, ndumva ari byiza no kubamenyesha yuko nawe yari ari mu bubaka ya Kaaba. Iyo minsi ngahe yari ishize barimo kubaka kugeza aho ngaho, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yari ari mu bubaka, ndetse na nyuma yaho bakomeje yari ahari. Nuko rero Muhammad sallallahu alaihi wasallam arababwira ati reka mbakize. Afata umwitero awusasa hasi, arababwira ngo ngaho nimuterure iryo ibuye murishyire kuri uwo mwitero. Barariterura barishyiraho. Arangije arabwira buri mukuru wa burinda y'abakuraishi wari uri aho ngaho ati ngaho nimuterure. Baterurira icyarimwe rero iryo buye ririteretse kuri wa mwitero. Barigejeje hafi y'umwanya waryo, aba ari we sallallahu alaihi wasallama urifata aritereka aho rigomba kujya kuri iyo nyubako. Impaka zirangira zityo, ubwubatsi bwa Kaaba burakomeza nk'uko byari biteganyijwe kandi nk'uko yagomba kuba ireshya n'ubusanzwe. Icyo dukura rero muri kino gikorwa cya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa yacu, icyo twigamo icya mbere ni nk'icyejo, nuko mu bikorwa byakorwaga mu muryango mugari wa MWAKA ntabwo yabiburagamo. Mu gihe abandi basore babaga bagiye tundi tuntu, we ibintu by'abantu bakuru ntabwo yabiburagamo. Yari ahari rero mu kubaka Kaaba. Ni umuntu w'abantu rero, n'umwe muri bo. Ni muto mu myaka ariko ni mukuru mu bikorwa bye n'imibanire ye n'abantu. Icya kabiri dukuramo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam nubwo yari atari y'abarasul, ariko ni umuntu wizewe kandi w'umunyakuri. Nako abanyemaka bivugiye mbere yuko aba intumwa, kandi niko banamufataga. Icya gatatu dukuramo nuko Muhammad sallallahu alaihi wasallama ari umuntu ufite ubwenge bwuzuye bushobora gukiranura abantu. Murabona ko amaraso yaragiye kumeneka, impaka zarabaye iminsi 3 kugera kuri 4, akaza agatuma agakora igikorwa bose bashimye kandi bakacyemera, bigatuma amaraso yagomba kumeneka atameneka. Ikindi dukuramo
nuko hari ikimenyetso nkuko nahandi twigeze kubivuga cyuko Muhammad arimo ibimenyetso bitoroshye byuko ashobora kuzaba intumwa y'iyi mbaga, ndavuga imbaga y'abantu bose bo ku isi. Muti kubera iki? Impamvu nuko Ibrahimu alayhi salam n'umuhungu we Ismaili alayhi salam nibo bari barazamuye inkingi no kubaka al-Kaaba mu bihe bizwi cyane mu mateka bitagibwa impaka, binavugwa n'ibitabo bitandukanye by'Imana harimo na Qur'ani ntagatifu. Akaba ari nabo bashyize iryo buye mu mwanya waryo mu mateka azwi avugwa mu bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala bizwi harimo na Qur'ani ntagatifu. Kuba rero nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi haje Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaba ari we wongera kurishyira mu mwanya waryo ryabuye, ni ikindi kimenyetso yuko hari ubutumwa bugaragara bugiye kuzigaragaza mu minsi itari ya kera. Ndumva muri make ari ryo somo dushaka gukura muri kino gikorwa cyo gushyira ibuye ryirabura mu mwanya waryo hariya kuri al-Kaaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.